nukuntu The Ben yabonye Diamond akagira ni Imana basanzwe baziranye wagira ngo n'ubwa mbere bari bahuje ase bira nibiki wabona gari yabaye gute Sko The Ben yabonye Diamond akago The Ben yagakwiye kubona Diamond amusarire nka kuriya kura n'ukwigura man sera gujye ubona kinyusi wizombe ako The Ben aba yagaye why mupange nyine indi project much respect cya distance uko babyumva kose man na Kevin Kade ikindi kintu yari afite muganga hafi kuri kwikubita hasi go pa dumburi nk'umutumba ni ikintu gikomeye cyane bisaba umutima ukomeye noneho irandeshyoye afite no kwidumbura hasi akahita amagufwa yose akahita konyoka ako kanya direct ariko igihe nzabomora sha from Monday to Sunday kabisa zorongote iryo ni lingala bebe nangaite tusombe to nukukubwatalaza nukukuvutula nukugutsamo paka bibisi ndi numwa y'Imana bita Epifania Epifania akaba ari umukobwa Zefani Epifania ahubwo yari mushiki wanjye Kwitsamura ni gute? Ukabura bivuze. Mu Kinyarwanda ni mu Gifaransa kwitsamura nyine ngo tske uvuga ngo ahe. Wa karindwi ni Benda sorry. Jojo yangane tu birwa baguye bikombe naza babiguha kabisa. Jojo abuze no mwicumi. Jojo apingiye mani mwe mugiye mu amanota kuko nyine ari umurigent abimazemo igihe afite connection ariko bro abyina nabi man reka nivugiro wanyu wa gatanu Divine tumureke The Choice Live. Yes family nanone reka nongere kubaha ikaze mbifurize kugira ibe byiza ibyo murimo bize gucamo nibitanacamo kandi never give up komeze uhatane cyangwa se ukomeze ushyiremo agatege anytime ibintu babyakunda sana ikintu cya mbere no kudacika intege ngiyewe niyo motivation ngira nitwa Freddy Musoni ngiyewe nibera mu myidagaduro in The Choice Live of course ubaye ushaka amafoto meza ushaka videos ndavuga wowe wakoze ibirori yaba ama anniversary ama brother shower ama bibiriyo nabyo turabafasha turabafotorera tukabafata n'ama video yo kubika memories ubukwe n'ibindi byose wagana Didi Studio ubundi tukabigufashamo fresh nibyo byonyine dukora kandi tubikora neza byahatari udusanga hano mu mujyi mu nyubako yo Kwandamage cyangwa se ukadusanga kuri Instagram n'izindi platform zose twitwa Didi Studio 1 ubundi ibintu byose bikagenda fresh sana rimwe n'umugenzi uramubona ariko uramubona n'umugenzi kabisa umubonye uravuga ati man negera umugenzi yo what's up yo wagwanule mapipule neze gute mapipule mwana kwentu ni neza ni neza mwana kwentu ubwo no kuvuga ya nyine mwana kwentu ni nka blood ishumi yanjye ya twese dukomoka kwa kwentu hari na papa kwentu na mama kwentu turabana ba kwentu burya duturuka ku muntu witwa kwentu ze nwaye kwentu aturuka hano kure cyane inkahetse ahantu hose ariko kwentu arahaba tu kwentu no kumubwati kumubwati kwentu no kumubwati ya man ya mwana kwentu ni sawa se ni sawa neza mwana kwentu waliye wananywea amata yo what's up man one of the best dancer kabisa dufite muri game yo umeze gute sha everything is okay none se ngo umeze gute everything's gonna be okay everything's all right yo Vutu gang represent umeze fresh I'm good kuri wenyine sha muhungu yagiye yikarazeho gato ariko nyine n'ubundi still turi Vutu gang man Vutu gang yeah nukujurira next time turi kumwe harya ubwo nawe ni mwana kwentu naye twese turabana ba kwentu ubwo twiyo abantu babaye benshi tubavuga gute iyo tubaye benshi nyine tuba turabana ba nyine kwa kundi babivugaga
iyo turi abana benshi nyine mwana kwentu ubwo ni umuntu umwe ubwo iyo ari benshi oya nyine hari mama kwentu na papa kwentu babyaye ba mwana kwentu nyine aba bakomokaho twebwe turi ba kwentu nyine twebwe turi ba kwentu ubuze kwentu wamumenye ryari kwentu namumenye nyiri mu nda kabisa we wamenye umuntu uzakubyara ukiri mu nda ni nabwo ikibuga natangiye kugitegura nyine cyanjye oya kera cyane kera zamani n'icyenda kabiri cya gatatu kabiri cya gatatu umunsi wavutse ryari navutse ryari nduwa vuba ariko nyine navutse kera nduwa vuba ariko navutse kera wavutse kera wavuga ariko wavutse kera nyine ngiye kibuga nagitangiye naragera ku isi ibi byose mubona byapanzwe kera njye navutse ibintu biteguye byose biri ku murongo ubu mbese turi mu mpangu njye nzi line nzagenderaho tu imbere hawe wabonye hari iki future yanjye uzahazaza nagiye ahazaza nsanga niho hari haso ziteye ubwoba kabisa niho dufite gukora cyane future yawe iri muri hands games ni hands games mani ni mu biganza by'Imana ariko nyine ni ukubicamo nyine tu ariko n'ubundi tubariye guhasoringa utahasorinze ntago wabona pozo mani niyo mpamvu ngiye nazapfa n'abantu na pozo nidupfe pozo kabisa niduzapfe pozo kabisa harya wowe witwa Aracitswe the dancer Aracitswe the dancer cya Chubaka cya Wavutule cya Wagwanure cya Wanezule cya umwana witeye icyuma atabishaka umwana witeye icyuma atabishaka hari ukitera bishaka se yabipanze njye nyine naragifashe ndacyitera nabishaka ndikomeretse ubwo se ntabwo wabishakaga ahubwo warabishakaga ntabwo nabishakaga nabyibutse nyuma nabyibutse byabaye mani nisamye nasandaye icyo bita kwisama wasandaye ari nicyo bita korosoraga wabyukaga biratandukanye korosoraga wabyukaga ubwo bitandukanye n'ibihe bitandukanye no kwitera icyuma bishaka no kwisama no kwisama wasandaye wasandaye ubwo se bitandukaniye gute iyo wisama wasandaye nyine ni ibintu butabipanze ukicuza nyuma ukaruzinga nyuma korosoraga wabyukaga nyine n'ubundi ukorera umuntu ibyo yashakaga niyo umuntu yakubomora wabishakaga hari umuntu babomora atazi wagwana agashiduka byabaye nuho bitandukaniye ari ubaza ngo umweru akahita anakwereka naho mu karuba agahita akubwira yari hano byagombaga kubera mwana kwe bigeze kubaho kose umworosoraga wabyukaga wa mugani wawe byose byambayeho yaba korosoraga wabyukaga yaba kwisama nasandaye byose ndabizi ariko ubu ngubu ni straight kabisa ni ugukora ibyo Imana yadutegetse turi abakozi b'Imana turi intumwa y'Imana none se tureka nawe urabomora sibyo nawe urabomora wapfa musiri yanga bra kandi bavuze ngo hari igihe ngo wozorosoraga wabyukaga mu kubomora ibyo ngibyo buriya ni story y'undi ariko nzabomora ariko igihe nzabomorera nzabomora from Monday to Sunday kabisa nimba itangira ariko ndacyari muto mbyiyumvamo nubwo narabitraying mbyiyumvamo kabisa ubutumwa umukobwa muzahura bwa mbere muhereze message baby ikintu cya mbere nakubwira ni zolongote na zolongote umunsi wa mbere tuzahuza ni nawe wa nyuma nyine wo kudatatu ni nawe wa nyuma zolongote na zolongote na zolongote ryo ni lingala baby nangaite tusombe to abanyonyozi bakunyonyora inyonyoke ikinyonyoko ndi kumubwira baby igihe tuzahuza ni ibyishimo ni keya nyinshi ni ukukubwataraza ni ukukuvutura ni ukugutsamo paka BBC ubwo ni mpaka zigeze
nyine like slang kuvuga BBC ni itangazamakuru ryahozeho kuva igisi itangira kugeza na n'ubu. Nyine ni everyday forever and ever. Yeah man, yeah. Wowe muzakora nk'umukwe cyangwa muzabwira umwana akaza home. Shabye boro wenda ariko nanjye nakabyifuje ariko sindabiteganya man. Ntago ndabimenya tu. Ubuze ufite umukunzi? Ufite umukunzi? Umukunzi urabona nasa nkaho mufite mfite abakunzi. Oya sheri wawe arankunda, sheri wawe uriya mu DOP arankunda, I think ko nanabomoyeho. Ariko ntago mbizi neza. Nje barambwiye ngo narabikoze ariko nje sindabikora nabipanze. Sinzi. Buretse. Wa mugani waravuze ko nisamye nasandaye. Kandi guhishe naririrwa. Ariko sinzica nzapfa Imana inyuye mu ndirire kabisa. Murire cyane pe. Je ntago nzica bro. Numva nyine n'ubundi ni icyaha cyaba cyabaye ntago naba nabigambiriye. Usibye ko najya nkora ibyaha. Ikintu utaruzi nubwo intumwa z'Imana ari 12 je ndi intumwa y'Imana ya 13. Uri yitwa nk'ukisi ko tuzi Petero tukamenya bande tukamenya ba Yuda. Wowe biburinde. Je ndi intumwa y'Imana bita Epifania. Yakoze iki siyo muri Bibiliya? Yakoze iki muri mu murongo ntago bamushyizemo ariko bagiye kumushyiramo tu. Je nyine ndi intumwa ya 13 itarabashe kubona credit muri Bible. Kwa kundi abantu bakora nko kuri project ari 10 bagaha credit abantu 8 babiri bakaburizwamo. Kandi je ndi intumwa 13. Ariko ubutumwa bwanjye nabwo bwarateguwe hari indi igiye gusohoka rimwe n'umwa 13 ari yonge wavutule. Wavutule? Yeah man. Ukaza witwa Epifania. Epifania zo umukobwa mwana? Epifania akaba ari umukobwa. Zefani. Epifania ubwo ari mushiki wanje. Nzaho nitwa Zefania. Nzaho nitwa Zefani. Zefania ni mushiki wanje. Ine? Epifania ni mushiki wanje. Je nzaho nitwa Zefani. Cya Zefani. Umeze fresh ariko. Biri good. Tumeze fresh. None se muratubaza ariko natwe reka tujye tuba mu Bugande byari bimeze utese. Mu Bugande byari fresh kabisa. Nabonye ari sawa kabisa. Harahiye. Ni nk'akahe kantu wabonye kabaye i Bugande ukumva ebana karagutangaje? Ni utuntu twinshi. Urugero? Ni ukuntu The Ben yabonye Diamond akagira ni Imana basanzwe baziranye. Wagira ngo n'ubwa mbere bari bahuje. Ase bira ni ibiki? Wabonaga yabaye gute? Scott The Ben yabonye Diamond wenda like before nyine kwereka feelings umuntu mu first time ufana ni ibintu nyine birizi ubugomba kumwereka nyine emotion tu ni ibintu bisanzwe man. Ariko the second mu meetinganye nabwo ukayagara iki umuntu basanzwe baziranye wapi kabisa. Wapi? Hara nta kintu kirimo nk'umuregend wapi. Hara The Ben yari kwitwara gute? Nyine Diamond cause ni umuntu urenze ntago mushyire ship ariko basanzwe baziranye barachatinga na amashumi babafitanye na project nyinshi bafitanye ibikorwa byinshi. Ntago The Ben yagakwiye kubona Diamond amusarire nka kuriya wapi. Yakaba yarayifunze kuri n'ukwigura man. Serago ujibona kinyusi wizombe ubundi uriya niwe wanje man. Abigenza gute? Melody man ni kuru ntago bigira ibyadanje muraciringa mwese muri superstar. Ako The Ben aba yagaye why mupange nyine indi project si bicwa. Gusa nyine ni byiza ikintu nabonye mu Bugande nuko nyine abanyarwanda bakoresha nziza kuri nyine baba bari guhesha respect igihugu cyacu cy'u Rwanda. Home sweet home aba ari ibintu byiza cyane. Ariko The Ben ndakubaha uri legend nta nubwo nakudisrespectinga much respect cya distance uko babyumva kose man. Dushyiremo place cya space man. I don't know man uri kumva ariko ndamwubaha ariko ntago nk'umuri legend nawe uba ugomba nawe kutwereka ko wasariye Diamond kuri ya man. Ni umuntu wa danje ariko kuri we si wa danje. Si ubwa mbere muwe muri amashumi
kuri hano kwigura man. Ese niba ari ubushuti cyane ahubwo ari ubuvandimwe. Mwese wo muvandimwe wamudaheruka ntabwo wahura ukamuhora. Oya. Ubu Bertrand yaragiye nk'ahantu umugabura ntabwo yaragiye ese man, bari bakoranye stage nyuma man aramusarira ibiki wapi man, simba baba bagomba gucaninga bose n'abasani. Ega The Ben nawe afite platform ye man. Ni Diamond nturiya ni The Ben. Yamubonye akuze. Yamubonye avuye guhasoringa muri Amerika man. Yamubonye avuye guhasoringa muri Amerika. Ako niko kantu utakunze. Ako niko kantu utakunze. Yaka ibindi ni sawa na Kevin Kade ikindi kintu yari afite muganga hafi. Kuri kwikubita hasi go dumburi Shaf mani papa gigara kabyesha papa gigara kabye ariko bira bintu ni sawa n'ubushake birari n'igihe washaka kubikora bikakonanira uriya n'umutima ukomeye buriya kongeye stage ndayizi uriya mutima kwifata ukidumbura singo pa dumburi nk'umutumba ni ikintu gikomeye cyane bisaba umutima ukomeye. Oya Kevin Kade buriya arakaze man. Buriya none buriya bigora kubikora. Biriya ntabwo ari ibintu bisanzwe. Umuntu wese yabyifuza kubikora. Wakwifuza se kugwa abantu baramusetse ngo yakoze ibintu bitari by'isirimu ngo kandi ari. Oya. Iriya ni good performance nkanjye uzi performance ngo ngende ndikoca off stage. Ndabizi. Ngo caringa ama stage. Biriya ni ibintu byiza ubwo wabishobora ni bake. Kwifata ukidumbura hasi. Uzi impamvu ari bake uba wirengagije ko wabikuramo imvune nyine tuba wirengagije buri kintu cyose kirakubaho. Uba wabishyize ku ruhande ukavuga ikiba cyose ngiye kwidumbura hasi noneho irandeshyoye afite no kwidumbura hasi akahita amagufwa yose akahita konyoka ako kanya direct ariko nyine nabyo birarenze tu. None Kade n'umubyinnyi cyane umuririmbyi buriya nyine kubyina bigendana no kuririmba bro. Ubuze uraririmba kubyina? Sometime njya mbata amakapera. Mwaliye mwanyweye amata ayeye wasinze wabaye imbada ayeye oyeye ayeye Chubaka mutwe barashona wafinule vutu barashona asubundi mulambona asubundi mulashona anytime I'm flighty mundeke ni lilo mugati anytime I'm loved ese waluzi ko wankunda sheri wawe alankunda sheri wawe nadonzeho aje imisozi turatamba tamba naka ngaka ibibaya turatamba tamba naka ngaka kabiri nayindi nugusabana gengo yanjye yanga ibirozi oyeye mwaliye mwanyweye amata ayeye wasinze wabaye imbada coming soon coming soon coming soon coming soon anytime from now get ready man. Ugasanga akabebi karaje ugasanga amabira arapanze kari kwipanga kazi kripa kandi udashyukwa nacyo wamarira ninjye uzi ikibitera niyo ndaburisha ninjye umenya aho mera she's a brother and better niyo mbuze n'imiti nahwera nyina nyinshi naheza umufana niwungira better imisozi turatamba tamba naka ngaka ibibaya turatamba. Ako kantu uri kumva madamu komeza madamu komeza urakumva utese bakita agakiza ako karirimba bayita mwaliye nshaka kwishutingira atari mu Rwanda ndi gukusanya ubuceri gake gake n'umudiaspora ureba iyi boro anyandikire DM ariko niba ari bizima niba ubona wa mu budolari buke nka shootinga ariko ntago nzajya kure cyane ariko nshaka kurira indege man uri kumva niba uramu ubuceri buke unyandikire kuri all platform ni Tugenge official cyahiritsiye dancer unyandikire ari bizima niba unkunda ari bizima mubitira uvuga bizima apana baba diaspora ngo ndagufana iki aba diaspora ko mwahindutse mwabaye iki kera mwajyaga muduha ku madolari make ariko ubu ngubu dore ndi kubigikara
kandi narakuriye mu Bwongereza muduhe ku madolari bro. wakuriye mu Bwongereza? Bro, I'm a British boy. I'm born in England, UK, United Kingdom. uvuga ngo uvuga icyongereza neza? Yeah man, I know English language. You know English? Yeah. Nongeye nk'umuntu uvuga ikinyarwanda urumva kikubwira ijambo rinshyire mu cyongereza Nta kibazo, ntarebe. Kandi navuye mu rugo ntariye. I'm coming from home, know it. Aho ngaho uravuze ngo I'm from home, know it. Aho ngaho uravuze nyine ngo ubwo mvuye mu rugo, navuye mu rugo nariye, know it. Yeah man. Yeah. Hanyuma uvuze ngo nasizeyo umuntu umwe. Nasize mu rugo umuntu umwe. The home is one person only. Their home. He's the man, the one and only. Yeah. Mu rugo nasizeyo umuntu umwe, ongera uvuge twumve. Nje ndiyo nyine navuga home alone. Ariko nasizeyo umuntu navuga the home is the one people in the house only one. Nko kwitsamura mu cyongereza mu byita. Kwitsamura mu cyongereza. Kwitsamura muri gute? Ukabura bivuze. Mu Kinyarwanda ni kwitsamura. Ahubwo ngiye urambwiye nitsamure nditsamura. Kwitsamura bra ni kuriya bitsamura. Ako mbizi mu Gifaransa. Mu Gifaransa kwitsamura nyine ngo tske uvuga ngo ahe. Uvuga ahe. Ukabura itsamura. Wavuye mu Bwongereza ryari? Wavuye mu Bwongereza. Jana kuriye mu Rwanda ariko navukiye mu Bwongereza. Bamwita Heritier de Densa, yeah. All the way from Vutu Gang. Yeah, Vutu Gang se murimo murakoriye proizemi yinshi. Vutu Gang muri no minsi ya babwira ngo he's back. We back nyine tu. Vutu Gang is back. Cya we back. Iyo ukoreshe he is back mbavuze nkanjye ku giti cyanjye kandi nyine turi Vutu Gang nyine n'itsinda rimwe ariko ririmo abantu benshi. Uvuze ngo ndagarutse bavuga ngo he's back. He's back. Cyam back. Mujye mucuzinga ibyo mushaka nyine English igira words menshi man. Ubwo turi benshi navuga we back again in streets. Yeah man. Bagaba Vutu Gang igiye gukora iki nyine igiye gutamize project. Cha dufite ibintu byinshi bro. Ndirimbo ni yanyu mwese cyane yawe wenyine. Ni yacu twese nka genge. Dufitanye featuring ntago tuzashyira mu ndi musaniro runaka. Uzwi cyane. Ubona ari nkande mushaka natekereza. Muri new generation twakoresha nka Desdora uri kumva cya tugashyiramo region cyangwa tugashyiramo nde kanumve man asigaye harimo amana abantu benshi bazi kurimba afite kujyamo kama cya mistake man whatever tu nyine ni surprise. Get ready, stay waiting. Yeah man. It's about to go down. Fire, boo fire. Yeah man. Aje muheruka kugaragara mu muze project mwabyiye muze mu ndirimbo zeruka. Indirimbo zeruka ya duheruka mu ndirimbo ya Nuza ya Dr. Cloud Legend. Ya akenshi twe dukunda gukorana n'aba legend cyane. Duheruka mu ndirimbo ya Nuza ya Papa Cyangwe. Duheruka mu ndirimbo ya Mr Nice. Buriya Mr Nice yari ejo bundi yari ari hano Kejeri. Ari indirimbo ye twakubitanye. Mwagiye mu ndirimbo ya Mr Nice? Nawe twarakoranye. Ya ari indirimbo ari n'izindi zitarasoka zigiye gusoka muri sama. Zabande ubwo? Zabande. Shabro n'abasani benshi man. Semba mentioning. Nabona ari ababona hari ya Kenisol. Uri kumva? Hari iya Nuza igiye gusoka Juno nayo nshyashya. Ya Kenisol si deja vu se? Deja vu. Ari ya Juno igiye gusoka cyashya nayo twayigaragayemo. Director natangirishya ariko natashye twashwanye. Twapfuye umukobwa. Bro ntituzapfa aba baby man. Aba baby batukubye inshuro zingahe man. Uri kumva? Kuri shoot mwapfuye umukobwa na director.
twapfuye umukobwa ngirira ishyara arambwira ngo ufite kutagaragaramo gusa niyo utanankiramo njye sinkeneye kuba umusitari ibyo narabirenze cyo mpfa baranyishyuye yanjye narayacyuye sinkeneye kuba umusitari kuri njye ibyo narabirenze uzumva imizigo cyangwa ubireke ubuzima ni hatsari mu badensa ndacyari rushati biba byiza iyo wishyize hasi dikirombe bacukura imari nkeneye kuzambika imidara ha ongera ubyita umwanda ubwo se director mwapfa umukobwa gute umukobwa yaragukunze ari uwe byagenze nka yari yazanye umubebi nyine man umubebi nyine arayagara arambwira ngo arankunda mbona ari umubebi mwiza nanjye turaganira none se ko nyiri mutoya naramenya aho nzakuhamira ndacyashakisha mwese ndeye imico yanyu ko abakobwa barahindutse man b'ikigali sikongeye man natekereza gushaka umubebe wa KGL nzigira nyamasheke cya Rusizi bro technology hey man I'm sure Emmanuel man babebe b'ikigali banteye ubwoba bro none se byarangiye bavuye kuba iyo ndirimbo ni ya Juno director gwarinde director uri ku directing asemani kuba ushaka kunteranya n'abantu karo guteranya ze karo kujya twiganirire sha muzamubona bro muzamubona ariko ikintu gihari yarangiye sutashye cyanga inkumi warayiretse aravuga utireka none inkumi mani narayicyuye man nyese umwana w'umusinga nice kare banze kubura byose wapi nago nabuze byose man indirimbo nyirimo ko ninjye wayichoreographinze mba mbasaza man ari inkumi waranayicyuye inkumi abo byakubaho ugacyura inkumi mu gitondo ukabona byari oya nago ngenzi icyura zo ziranyura mayiji rega ababebe mani babuze isoko njye cyane cyane nkanjye buri brand njye ndi brand man ndi brand abasheri banyu barankunda bro ariko njye nyine nanjye nikuriramo nyine ibyo nyine gukuramo nkabareka man njye nta mudada wansaza cyanyagaze n'umutwe sha mu bebe tuvugana nukomeza uzakomeze njye ntago nzakwandikira we nutanyandikira uzabireke wa mbugege abakobwa ni baragucikaho mwana yaragucikaho sha bigendere aba bebe ubundi niyo bagenda iyo ufite kuno barizana bro money talk man money is everything aba bebe ugiparika imodoka niyo yaba ari iya miliyoni imwe cyangwa ebyiri uhita buzuramo man cyaza ababebe bo mu Rwanda man mwitesheje agaciro man sibyo nyine ko atari bose bamwe agatukisha bose akari ababebe baba badusebya man gasa bebe ari kuneza akapongo ko nyitega moto man so watagwani man ata you don't know me tomorrow the girl any girl listen to me you don't know me tomorrow I'm gonna good the living man jenza tunga nice car I'm gonna be nice car yeah you're gonna be a nice car uguravuze ngo ahubwo se mvuze gute kanongere mbito bikonje gure neza niba ari harya bavuga konje gu verb to be yego I'm gonna to be for what? Yeah, I'm gonna be a rich man. Bro, I'm bling nice car. Je nta nubwo nzaza nitwara. Ntago nakora kuri vora. Imiryango bazaba bayifungura ninjire ite nidunda rikakuna. Ndi kunywa amata wallahi. Ndi kubabwira aba baby babaye ibyo bashaka sha the girl yama ariko ubu ndacyari guhasoringa niba nyine ngucaka ibiceri wapi ntago uzambona nanjye nshaka ibiceri ahubwo niba ari icyo mbona wamfasha ndabura wallahi nanjye ari ibindi bintu nzagukorera birenze utabona igiciro cyabyo oya nk'ibiki utasumba ku isoko tu ibiyeze mbwira nk'ibintu wofaringa ku baby abantu baby batapfa kubona ahandi ikintu cya mbere man love urukundo man
the love does not cost, man. Does not price. Nta giciro na kimwe cyagura urukundo, bro. Ikindi, man, icyizere, man. Iyo nkukunze uri umubebe, tankwiyandika ku mutima bidasabye ikaramu, nkiyandikaho tatuwaje. Urumva ugiye kwifata, nkakwandika ku mutima wanjye, nkakwereka ababyeyi. Ni ikintu gikomeye, nkavuga ngo I love her, that's my future wife. Ni ibintu birenze ibyo bintu, se wagenda ukabigura bakwatsa ibiciro byayo. Icya gatatu ni systeme systeme bomora. Bagomba kukubomora nkaguha ibyishimo ku buryo wibagirwa aba ex bawe. Shumi hariya hantu ariko abajene neze kuki musamana mutarashaka. ntabwo ndabikora, nyine ndi kuvuga igihe nzahura n'uwo muntu. Ariko uba uri mwiza, niba utari inzobe ntunzamurire isukari. Ko niba utari inzobe ibaze nyine iyo nzobe yawe n'iyi black yanjye melanin, black skin melanin, bro. Kankuremo ariko kankuremo babanze banande. Uzabaze Nyambo, man. Uzabaze Nyambo. Hinomi. Uzabaze Nyambo. Nyambo wa Tity se? Uzabaze Nyambo, bro. Nibyo nkubwiye gusa. Mwana wacaga inyuma umuvandimwe wawe. Gute se? Ese ntabwo ari sheri wa Tity? Sha. Yaba sheri bigeze bandiko bavuze ko ari best, ariko ntabwo uracyababona se. Ati bara best uri sheri. Oya. Nanjye nari oya ntabwo kiragiye. Ahubwo ngiye dumyinjira ubu ngubu. That's my new best friend, Nyambo. Oya? Ubu Nyambo yamutwaye? Wamutwaye Tity? Oya ntabwo namutwaye. None se best friend, inshuti nyine bisobanuye inshuti yawe. Best friend ariko tuzi ni Tity. None se ugomba kugira inshuti imwe? Ni kamara. Inshuti magara zibari imwe. Ya bop, bro. Usibye ko ubushuti bwabo nyine tuburahari, nanjye nyine ari ubundi mfitanye na Nyambo. Ku buryo kumenya muri za gahunda zose. Yes. Zimwe batubwiye. Oya Nyambo ngenda mushimira cyane tu. Ni umuntu mwiza, agira umutima mwiza, arakora, ndanamwubaha. Kandi ni n'umukobwa wiyubaha kurusha abandi babebe bo muri industry. Ntabwo ari nk'abari ababebe bose, ari ababebe biyandarika, man, kandi mufite izina. Nyambo se ujya ubona, man, ari ibintu bye bijya ku mihanda bitari sawa, hajya ku mihanda akazi kiwe akora. Niyo mpamvu Nyambo salute. Nuko nta bindi wenda agira. Sha nyine, mana, rega n'ubundi abantu bikiniriza abo n'ubundi biba biri rocky, man. Se wari ubizi ko ngiye mfite n'izindi mpano runaka? Ntabwo nzi ko uri umusani. Ngiye ndi n'umutrainer. Umutrainer w'iki? Ndatraininga abantu. Oya se. Utarakoze ibaba? Ibaba se bivuze iki? None se ngiye wari wabona six party zanjye, bro? Ko abanyamakuru mwipanga akazi ari cyo muzazi. Six party niba ari na 6 bitu, man, ntago mba ncona neza. Buragize ifite? Ndazifite. Ushaka kundebera inda se wapi? Na Melody yakoze surgery, nanjye nzajya gukora surgery yo kubibonza. Ariko ibaho, bro, ndarya amanyama y'iki, ntago mbyibuha. Uyu mwaka nugiye kurangira narabyibuha. Niba ari umuntu wananzemo igitambo, ntago mbizi. Umva nani, we wananzemo igitambo cyo kutabyibuha, nirindwa ndya amakoko. Shange nzakuroga gutungwa n'ubutundagegera kabisa. None se mwana, harya uri murumuna wa Tity byanyabyo? Wapi? Shani ibinyo. Ariko nabonye anabyemera ngira ngo gusa yavuga mbere yavuga ko barabananiye, ariko mwaje kwiyumva. Sibyo? Ngo narabananiye. Barabananiranye mbere. Narananiye nde? Famille. Nanira se Tity taranunze n'umubyeyi wanjye. Oya famille. Cyane twese turabana mu rugo. Mwese nyine wari turabana mu rugo kwa papa. Twese. Ko nagakibi wanyu we yarakuye. Jese mba mu rugo. Rero yavuga ko wabananiye icyo gihe. Ngo nagiye ngo no muri ghetto ngo munsi. None se niba nabasabara ikibazo?
none se nabonye reka ibyo byo gushwana byo tubyura ahubwo nabonye mwariyunze muna collaborating amafoto nambyibuka neza Tity Brown nta kibazo mfitanye nawe byagenze bite se ninde wabahuje je nyine navuze ukuri nyine man ni ibinyamakuru ni The Choice Live byose ndabikesha The Choice ba Philipita bande mwese The Choice nayo iri mu bintu yagize mu ruhare muri kariyeri yanjye no kugira amenyekane ko nibo nyine bambariye nyine The Voice nyine nibo bambereye ijwi nyine ryo kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuri kuri barakumenye nanjye nakuyemo ibyanjye ubu meze neza nta kibazo sigaye nanjye nkorera ibikomeye mu nzu ntago nyisoka nyine ariko ubugenya risigaye ari fresh ubu ngubu ni sawa ndarya 4 ku munsi amajya 5 nubwo mbizi ko nta vitamine 2 nyine nshyiramo ka kantu k'igikabyo abantu murya amagi the eggs nimukarenze 2 ku munsi abahagije iyo urengeje 2 uba wishe vitamine man uba wishe vitamine C niyo iva kuri eggs vitamine C niyo iva kuri eggs amagi buriya nyine agira vitamine C banyarwandakazi mwese mu breminga ikibazo mani ikibazo cyarabaye nakigiranye na mukuru wanjye kandi cyari kiri seriye tu message zatambukaga nyiri kuzumvwa yarazakiriye kandi zamugezeho ni mukambreminge ngewe ubu ngubu nta kibazo mfitanye na Tity Brown nta kibazo mfitanye na Grand Frere mu byumve mwese abanyarwanda ngiye nawe tumeranye neza ikindi kintu nkaba ndi mu besto na Nyambo Nyambo nawe ni besto wanjye nawe tumeranye neza ndamusura kansura tugahuza tukaganira turi inshuti ahaba ndahazi nanjye aho mba arahazi ikindi kintu abantu mwirirwa muvuga ngo turi inshuti ngo twarakuranye iki mbiyamire kuri kamera nge mbona umwanya wo kubibabwirira hano ko mubireye muri benshi ngo twariganye ngo twarakuranye ibiki twiganye ariwo nyishyura minerivare twarakuranye ngendwe iwanyu saa sita twasangiraga lunch time twasangiraga dine cya sapa twasangiraga breakfast bro ari icyo bita inshuti no kumenyana n'umuntu biri different inshuti ni wa muntu ubuzi ibibazo byawe uzahuba uzi ngo wariye ubugari n'igishyimbo cyangwa wariye igikawunga cyangwa wariye imvange byanze cyangwa wikopesheje noneho umuntu muziranye ni umuntu muhurira street man umuntu muhurira street kuno nyine muziranye umuntu utazi ahaba nawe utazi atazi aho utuye nawe utazi aho atuye umuntu nta bucuti waba buhari ari umuntu muziranye nyine muziraniye ku mihanda uri w'imihanda niba ushaka ko tuba inshuti menya aho mba dusurane nibwo bushuti nk'ubushuti ufitanye na Nyambo burabwo nibwo ni ubwanya bwo ko nzahaba manu uzi kuba manu uri mu bibazo cyangwa mu byishimo umuntu akaza arangirisha aho uri ariko mwana hari umuntu wambwiye ngo kujya wiyungira na Tity ngo Nyambo yabigizemo uruhare Nyambo yaramuganirije man Nyambo rega ari cool wabyakiriye gute kubona baratandukanye wabyakiriye gute bazarega nazibana zitakomanyije amahembe banasubirana baba banari kumwe banafitanye project nyinshi nyine like buriya ari ibintu bashatse guhindura bagiranye ubushuti no guhuza cyane nyine tuko buri wese abafite sheri we bakundana batangira gufuwa nyine tu babonaga nyine relationship y'ubu best iri kuba better than nyine y'ubu boyfriend abasheri babo nibo babafuhiye barafushye barabigabanya ariko n'ubundi barahuza ariko hari ibindi bintu bari kubapangira ngira ngo bagiye kuza banavuga ngo kaba mbaya noneho nibatemera ubu best bazahita babishyira hanze banibanire n'ubundi barikunda abo basheri babo n'ubundi nibabyanga noneho bazahita babyerura baba basheri bazabyerura sundi wabonaga ari gusa nge nabonaga harimo n'akantu harimo akantu k'ibanga ariko ntabwo mba mfite amakuru menshi nanjye mba ndi kubaha dukenzi ariko ikintu nababwira ntabwo icyo Imana yifatanyirije nawe ushobora kugitandukanya akoze bazi ko usa na Tity noneho se byanyabyo yego se murasa byatari
cyagiye ubwo atari ari muri game ntago wumvaga ufite nk'ubwoba byatari nari mbangamiye ariko kiragiye nibwo nakoze cyane basi nk'ibintu yakoze ngiye ngume mbisigasira kuko harimo gupfa no gukira mvuga ngo napfuye ko iyo wagiye hari abari amahirwe make y'abari nka 20% yo gusohoka ariko iyo uri umwere nyine iki gihugu cyacu cy'u Rwanda urabizi kirakurenganura niyo bakurenganya ukagera mu nzego ukabigenda ute baba bagomba nyine kureba ibimenyetso byose bakareba hirya hino iki gihugu nyine nta muto nta mukuru ngo nta muntu uri hejuru y'undi twese amategeko aturi hejuru tuba tugomba gukurikiza amategeko baragenda mu mategeko bakabishyira muri system iki ukarenganurwa n'icyo urukiko rubereweho iki gihugu nta mahoro nta kuvuga ngo urinde ngo uruwadanje ngo ufite amafaranga menshi iki iyo ubungamije amategeko uba ugomba kubihanwa niyo mpamvu twese tuba tugomba kugendera ku mategeko y'igihugu twubaha igihugu tugakunda igihugu cyane none se ubona mu Rwanda nawe ababyinnyi batanu wemera ababyinnyi batanu nemera mu gihugu ya nemera Bertrand Nsavu Tugenge niyo ya mbere iya kabiri ni Vutugenge iya gatatu ni Vutugenge iya kane ni Vutugenge iya gatanu ni Vutugenge none ngiye kwita nkwera ku wa gatandatu uri kumva ababyinnyi batanu wemera mu Rwanda ni abahe ni Vutugenge ubwo ni wowe uwa mbere ni Vutugenge uwa kabiri ni Vutugenge uwa gatatu ni Vutugenge uwa kane ni Vutugenge uwa gatanu ni Vutugenge abantu muri Vutugenge ni mwe ba mbere kandi ari muri babiri gusa turi babiri nitwe ba CEO ariko Vutugenge ni big team mufite abandi babyinnyi se like ise nk'umuhanzi yanyaprochinze ashaka nyine nk'ababyinnyi 10 njyana abandi kandi nabo baza ku itsinda rya Vutugenge nyine hamenyekanye babiri ariko Vutugenge harimo impano nyinshi ni big team nyine ni nka company nubwo itarabona ibishoro byinshi irimo abantu bari bafite impano y'ubukomedi irimo abahanzi irimo aba fashion irimo aba graphic designer nyine ni art and entertainment Vutugenge ntago ishingiye mu kubyina gusa irimo ibintu byinshi kabisa ubwo wa gatandatu ninde wa gatandatu ni Tity Brown wa karindwi Jojo Breeze wa munani oya Jojo we wapi Jojo abyina nabi nuko wapi pe wa karindwi ni Benda Sorry Jojo yangane tu birwa baguye ibikombe naza babiguha kabisa wapi nago nta kintu kirimo uba wabwatara uba wagose aba yagoswe bane adukuna rembe dukuna twari bihembo buri munsi ibira bihembo sinzi ubimo nta nubwo nzaho bitangirwa wajyana ibya green screen ba setting wa karindwi ni General Benda wa munani Jordan wa cyenda If Dogs the Dancer ya uwa cumi uwa cumi ni uwo bita mana ababyinnyi bara Grevis ariko ubu ntabwo ari mu Rwanda yaragiye Jojo abuze no mu icumi Jojo wapingiye mani mwe mugiye mu amanota kuko nyine ari umurigent abimazemo igihe afite connection ariko bro abyina nabi man abyina nabi pe abo ngabo mvuze n'abahungu reka njye mu bakobwa wa mbere noneho umuntu uzi kubyina mwita Cyuzuzo the baddest sukazi kakana kakiri gato kamwe kaba muri twins nuza ka baddest wa kabiri ni Study Vibe nubwo akenshi abari China wa gatatu wa gatanu Divine tumureke n'undi yahemukiye Jojo asigaye yirirwa arira Jojo afite depression wa gatanu n'uwo bita Miringa Joe ubana na Marita sinzi ibintu bakoresha ahubwo kugira Jojo uwamburiye iki imyanya kandi bafite ibihembo bana barusha ibihembo none se awadi hariya mu mugisi bazicuruza ngiye kugira bacuruza neza amakampani ategura ibihembo izihe companies shazira company na liki mbona mana abantu baha awadi baze nyine ko umuntu baza muri awadi bazo barayazi n'urayitwara none se ngiye ko nazijyamo nuko nabona request ntabwo ubyina nyine cyane ntabwo mbyina cyane wabazanye se tukavuturana live kumapa wabi sha bro ngenda byina bindimo nta nubwo nabisashakigisha ngenda byina
ndabyina impumyi zikareba ibimuga bikagenda ibiragi bikavuga ahantu nabyinnye bro you see my performance live bro uzabibaza abantu bambonye performing big stage bro twe turabyina nubwo nta mahirwe menshi nyine tujya tubona nyine yo kujya ku ma stage menshi bitewe nyine nuko nyine kumvikana ibiganiro atari ibintu twumvikanaho abanyarwanda bashanye nyine kuzana kizi nubwo buceri nyine ari bukeya ubundi ngiye nshaka n'ama stage man yo hanze bro ya outside ko ngiye nabibabwiye ntago ndiro ko ntago ndi umubyinnyi w'inando umubyinnyi uri international anytime I'm flight man bro nukujya UK nkabigisha how to do amapiano amapiano dance how to do afro dance how to do tradition dance and so on man anytime mwe mutuje imana ibirimo imana bari izindi plan iri planning God is gonna make plan for me I know you don't know me tomorrow I'm gonna be rich man yeah hari ama big stage wari wakozeho mu Rwanda cyane menshi ibitaramo bikazaho Jecho gamwana nayikubisemo mistake ari gukubita amatuwa ku cyaro yandimbo ye ku cyaro akora saga twarakubitanye Mr Nice nawe twakoranye tuwari hano mu Rwanda nubwo wenda ibitangazamakuru cyane bitamuvuze ariko ni umu legend bro ngomba kumuvugura hano umuntu wa danje nawe twarakubitanye like murari na twakubisemo mu gitaramo cya Giant of Africa nyine ya Rusty yiheruka nyine tu twakubisemo nyine man mwabyiniye nde twabyiniye bwiza twabyiniyemo bro abari ama stage menshi muri Genesis twakubisemo Genesis naho ni ahantu hadanje nawe ahubwo wari uhari naho twarakubise n'ayandi ariko ibyo bro nyine man forget past focus on your future the bright is the future ibyiza biri imbere n'ubundi byadanje tuzabikubitira imbere muzabikora byataye Vutugenge niba following Vutugenge Vutugenge official engineer it's dance ahantu hose hanyuma undi ni Bertra dance yamani ndakeka nibyo fresh sana hano ni mu rugo of course urabizi anytime the choice live mubakorere subscribe mugume mubakunde nitangazamakuru naryo ridufasha cyane kabisa time wakoze cyane bless up bye yeah man The Choice Live.